twerekeje mu makuru avugwa mu bukungu ni igice cyihariye aho muri studio ndi kumwe na Placide Ngirinshuti. Wiriwe neza Placide? Nguriwe neza Mushashi. Yego, uje kutubwira amakuru atandukanye avugwa mu bukungu. Numvise ko u Rwanda rwaje mu bihugu bya mbere byorohereza ishoramari. Bimeze gute? Nibyo koko ntabwo yibeshya, ni raporo yakozwe n'ikigo cy'Abanyanigeria gisanzwe gikora amaraporo agaragaza uko ishoramari rihagaze muri Afurika. By'umwihariko rero ni ikigo cyitwa STS. U Rwanda rukaba rwaje mu bihugu bitanu byorohereza ishoramari muri Afurika, rukaba rero rwaje rukukira ibihugu bikize kurusha ibindi muri Afurika, babyita Big 5, ariko u Rwanda rwo ntabwo ruri muri Big 5, ariko rwaje rukukira ibyo ngibyo. By'umwihariko rero ni nyuma y'uko u Rwanda rukomeje kugaragara ko mu ishoramari ryaje mu mwaka wa 2024 mu gihembwe cya gatatu, nuko ibihugu cyangwa se ishoramari ryaje mu bihugu bya Afurika 15 muri iryo shoramari ryose ryabikorera u Rwanda rwihariye iyo 15%, mu gihe kandi iyi mibare igaragaza ko muri rusange mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba 37% by'ishoramari ryose ryabikorera ribarizwa mu Rwanda. U Rwanda rwihariye 37% by'ishoramari ryabikorera mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba ryose bizwa mu Rwanda, mu gihe 15 ribarizwa 15% iby'ishoramari ryabikorera ribarizwa mu Rwanda kuri rwa Afurika. Ibi rero bikabigaragaza ko u Rwanda rukomeje gukora ndetse no kuvugurura amapolitike n'amategeko bifasha kugira ngo ibihugu cyangwa se abikorera baturuka mu bihugu bitandukanye baze gushora imari hano mu Rwanda, yaba ari abashoramari baturuka mu bihugu bitandukanye ndetse n'abashoramari b'imbere hano mu Rwanda. Reka twerekeze rero hanze y'imipaka y'u Rwanda, by'umwihariko muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu bakomeje kuba intambara y'ubucuruzi cyangwa se intambara y'ubukungu, bayita business war cyangwa se trade war. Kuri ubu ngubu rero mu ntangiriro z'icyumweru Perezida Donald Trump watowe yahamije cyangwa se yagaragaje ko agiye kongeza imisoro ibihugu bimwe na bimwe, by'umwihariko ibihugu bitatu bisanzwe bicuruza cyane ku isoko rya Amerika. Ibihugu bibiri harimo Canada ndetse na Mexique. Ibi byombi Trump yavuze ko agiye kubyongeza imisoro 25%, mu gihe Ubushinwa nabwo bagomba kubwongeza 10%. No kuvuga ngo yaba ari Mexique ndetse na Canada, Trump agomba kubongerera imisoro 15% ku bicuruzwa bituruka muri Canada n'ibicuruzwa bituruka muri Mexique, mu gihe kandi ibicuruzwa bituruka mu Bushinwa byo Trump avuga ko agomba kubyongerezaho imisoro 10%. Ibi rero bikaba byahise bituma abategetsi batandukanye b'ibihugu bavuga bati ntabwo twabyemera. By'umwihariko rero turebye wenda ku mibare uko bigaragara ibicuruzwa bisanzwe bicuruzwa ku isoko rya Amerika biturutse muri bihugu, nuko ubona ko ibihugu bifite akaga gakomeye cyane ni Canada. Canada yohereza 73% by'ibicuruzwa byayo byose yohereza ku bindi yohereza mu bindi bihugu byose byo kwisi. Muri izo export zose Canada yohereza muri Amerika 73%, ibindi bisigaye bikajya muri bihugu bitandukanye. Nako kandi bimeze no muri Mexique nabo ibicuruzwa byose byoherezwa hanze ibyinshi bijya muri Amerika, aho 80% bijya muri Amerika. Ariko wareba ku Bushinwa bo bacuruza hafi ku isi yose, bo bafite 10% konyine nibyo byoherezwa muri Amerika. Bivuze iki rero? Bivuze ko igihugu cy'Ubushinwa cyo nta kibazo cyagira mu gihe iyi misoro bayongera, ariko Canada ndetse na Mexique bo bagomba gukora ibibazo bikomeye cyane. Nayo mpamvu Minisitiri w'Intebe wa Canada ariwe Justin Trudeau yavuze ko yese ahamagaza inama yihariye y'abategetsi bayobora intara zitandukanye muri Canada. Kuri uyu munsi kuri wa gatatu nibwo bagomba kuganira kugira ngo bafate imyanzuro yihariye kuri ibyemezo bya Donald Trump. Mu gihe kandi President wa Mexique witwa Sheinbaum, uyu nguyu nawe yasavuga ko agomba kugirana ibiganiro byihariye na President wa Amerika watowe kugira ngo barebe imyanzuro bafata kugira ngo impande zombi zibe zabasha kubyungukiramo. Ariko muri rusange ku ruhande rw'Ubushinwa bo bavuga ko Amerika idashobora gutsinda intambara bishoyemo, mu gihe uko bakomeza gufata imyanzuro yose, kuko n'ibicuruzwa bituruka muri Amerika bijya mu Bushinwa, Abashinwa nabo bamaze gufata imyanzuro yo kongeza imisoro. By'umwihariko rero impungenge ziri kuri uwitwa Elon Musk. Elon Musk afite isoko rikomeye mu Bushinwa kuko imodoka zitwa Tesla zicuruzwa cyane ku isoko rya Amerika, ku isoko ryo mu Bushinwa, ndetse n'izindi business zikomeye cyane Abashinwa batumiza ibintu muri Amerika. Ubu rero Trump yatangije intambara, bikashaka ko abasesengura ubukungu bakavuga ko bishobora kuzagora cyane igihugu cya Amerika mu gihe bakomeza kongeza imisoro ku bicuruzwa byoherezwa bituruka mu Bushinwa biza muri Amerika. Intambara ishobora kuzakomeza kubaho kandi uzayitsinda bizagorana hagati y'Ubushinwa na Amerika. Ngira ngo niyo makuru y'ubukungu tubafitiye, andi tuzagezaho ubutaha. Yego Placide, wowe mu maso yawe urabona iyi ntambara y'ubucuruzi izarangira ite?
ni nabyo nari maze kuvuga. Urebye wenda nk'ibihugu bibiri, Canada ndetse na Mexique, bo haraza kubaho imishyikirano, ariko Ubushinwa bwo nta mishyikirano bukeneye kuko bafite isoko rinini, bacuruza ku isoko rinini cyane kuri iyi si, bafite abakiriya benshi. No kuvuga ngo Ubushinwa icyambere cyo bafite abaturage benshi, ikindi cya kabiri cyo bafite abakiriya benshi, kuko urebye nko muri product wenda ziri hano muri studio, nk'iyo myenda wambaye wasanga n'urugero ngo haye niyo karabu wasanga nka 30% bituruka mu Bushinwa. Bivuze iki? Ubushinwa bufite abakiriya benshi, ntabwo bashobora kugira ikibazo mu gihe Amerika yaba yafungiye inzira. Ahubwo wenda ikintu abantu bari kwibaza nuko hari ama chemicals aturuka mu Bushinwa ajya muri Amerika, nayo ubundi ateje n'ikibazo cyane na Trump avuga. Ama chemicals ni ukuvuga ngo ni ibinyabutabire bikoreshwa mu biyobyabwenge, niyo ateje ikibazo Amerika. Ndetse kandi n'ibyo bwenge bituruka muri Mexique, urebye nabyo Trump ari kurwana nabyo. Hanyuma akazaho n'ikibazo cya illegal immigration, ukuvuga ngo kwinjira muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Hari abaturuka hepfo muri Mexique n'abaturuka muri Canada, ariko bakaza bishe nyuma y'ubucuruzi. Ibyo byose rero nibyo Trump ari kugenda ahangana nabyo. Ngira ngo ni byinshi cyane, ni intambara y'ubucuruzi, niko bayise trade war cyangwa se business war. Ibyo byose tuzagenda tubikurikirana umunsi ku munsi. Yego Placide, reka ngushimire cyane. Ndagushimiye cyane nanjye Mushashi.